tugiriye ubuntu kugira ngo twigane, nanjye ngira ubuntu bwo kugira ngo abe ari ngiye dufatanya muri aka kanya ka Bible study yanyu. Nishimwe kuri jewe. So ndabona muri kunyumva mwese, ni byiza cyane. So rero bari bansabye ko tuganira ku butumwa bwiza, twibaza tuti ese ko abantu bose ari abanyabyaha hakaba nta numwe ukiranuka, none mw'ijuru hazajya yonde? Nicyo kibazo cyari kiri ahangaha. Ku ruhande rumwe sinzi nimba wenda mwese mwari muri iyo study, ariko mwari mwabanje kwiga ku buryo umuntu ari umunyabyaha. Nuvango niyo topic mwari mwahereyeho, kureba uburyo umuntu ari umunyabyaha. Ni mume amasegonda nka 30 gusa, 30 seconds gatoya. Niyo mukinyumva mwamwiranye nkakomeza. Okay, good. So rero nkuko wabwiye, nitwa Emmanuel Masengesho. Ni ngewe tugiye kubana muri iyi study yo kuri mugoroba tuganira ku butumwa bwiza. Nayumvuze nti wenda ababaye muri study iheruka mwari mwize kubijyanye no kumenya umunyabyaha bwa muntu, cyangwa se kumenya uburyo umuntu ari umunyabyaha mu maso y'Imana, hanyuma n'uburyo uwo muntu w'umunyabyaha kuri urwo rwego adashobora kwikiza mu maso y'Imana. So nanjye rero uyu munsi tugiye kureba noneho niba umuntu ari umunyabyaha ku rwego biri muvugaho, hakaba nta n'imirimo myiza ndetse nta no kumvira amategeko kwa mukiza, ese umuntu akizwa ate, yinjira mu ijuru ate, ninde uzajya mu ijuru? Mu yandi magambo, reka nsome icyanditswe kimwe hanyuma nsenge, hanyuma tukiganireho. Kiri mu Baroma igice cya 3 umurongo waho wa 21 kugeza kuri 27, 28 plutôt. Abaroma iki cyaho cya 3 guhera ku murongo wa 21 aravuga ngo, ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko. Nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya, niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro, uko bose bakoze ibyaha ntibakira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Ndi gusoma Abaroma 3 guhera kuri 21. Hanyuma umurongo waho 25, niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwahiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe ubwo Imana yabyihanganiraga, kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo, ngo ibikiranuka kandi itsindishiriza uwizeye Yesu. None se twakwirata iki? Ntacyo. Naye amategeko yabitubujije, naye imirimo? Reka da, ahubwo twabujijwe n'amategeko yo kwizera, kuko duhamije yuko umuntu atsindishirizwa no kwizera atari imirimo itetswe n'amategeko. Reka ndetse hanyuma senga, hanyuma tuganire kuri imirongo. Mwami, ishimwa yuko ubutumwa bwiza ari ijambo ryawe, kandi ishimwa yuko ari bwo bwakije abakijwe bose, kuva kuri Abeli wavuye mu isi bwa mbere kugeza ku muntu wa nyuma uzava mu isi. Mwami, n'aka kanya niwe ubasha kubukirisha ababwumva bose, kugira ngo uhabwe icyubahiro mu isi no mu ijuru wenyine, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Bavandimwe, nkuko nari mbabwiye, ikibazo turi kwibaza ni mbese ko abantu bose ari abanyabyaha kandi bose baciriweho iteka, ni gute umuntu abasha kujya mu ijuru? Ese ko nta muntu n'umwe w'intungane twabonye uriho, none abazajya mu ijuru bizagenda bite? Iki niyo kibazo turi kwibaza. Nyuma ndi kwashuminga yuko abenshi muri mwe mwumvise study yabanje, umuvandimwe yabigishije ababwira uburyo abantu bose ari abanyabyaha kandi baciriweho iteka imbere y'Imana. Mbere yuko najya muri cyanditswe wenda twasomye ahangaha, hari ibintu bitatu ngira ngo mbanze kubanza kwibukiranya namwe mbere yuko tumenya uburyo umuntu atsindishirizwa cyangwa se ajya mu ijuru, nyuma yo kubona ko biriya ivuga ko abantu bose ari abanyabyaha. Ikintu cya mbere nuko mu isi yose abantu ari abanyabyaha. Uko ni ukuri kwa mbere. Mu isi yose umuntu wese urimo ni umunyabyaha. Ibyo ngibyo tubibona
hari ibyanditswe byinshi bihamya, naho twasomye harabihamya, ariko nagira ngo dusome umubwiriza cyawo cya 7:20. Umubwiriza 7:20 aravuga ngo nukuri nta mukiranutsi uri mu isi ukora neza ntacumure. Nukuri nta mukiranutsi uri mu isi ukora neza ntacumure. Nta numwe mu isi, nta numwe uhari ukora neza ntacumure. Icyo ni icyambere. Nivuga ngo nukuri kwa mbere, mu isi yose abantu bose barimo ni abanyabyaha, nta mukiranutsi n'umurimo. Icya kabiri nuko ubunyabyaha bwacu bushingiye ku bintu bibiri. Wenda ibyo mwizi bushize barabibasobanuriye, ariko nagira ngo bimere nkaho ari recap nongeye gukora mbere yuko twinjira kuri topic y'uyu munsi. Ubunyabyaha bwacu, nuvuga ngo ubunyabyaha bwacu bushingiye ku bintu bibiri by'ibanze. Mu yandi magambo, igihe Adamu yari amaze gucumura sokuruza wacu, hari ibintu bibiri byabaye ku nyoko muntu yose bituma itandukanwa n'Imana. Icya mbere ni gucirwaho iteka. Gucirwaho iteka, reka tubisome mu Baroma 5 umurongo waho wa 18. Nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahishe abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye abantu benshi ko banyabyaha, niko no kuyumvira kumwe kuzatera ko benshi baba abakiranutsi. Hari ibintu bibiri turi kumva muri uyu murongo. Ngo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye abantu bose gucirwaho iteka. Kutumvira Imana k'umuntu umwe kwatumye benshi baba abanyabyaha. Nuvuga ngo ukuri kwa mbere nuko Adamu kuva yacumura abantu bose bavuka baciriweho iteka. Ikiremwa muntu, nuvuga ngo abamukomokaho bose baciriweho iteka. Gucirwaho iteka bisobanuye iki? Bisobanuye yuko Imana ireba umuntu wese uri mu isi ikabona yarisha amategeko yayo, bityo akaba akatiwe urwo gupfa. Nuvuga ngo mu mategeko yavuze ngo umuntu aciriweho iteka cyangwa se yakatiwe, ni ukuvuga yuko barebye basuzumye ibimenyetso bagasanga ibyaha bimuhama, hanyuma amategeko avuga ngo you are guilty. Nuvuga ngo uratsinzwe n'urubanza. Abantu bose ku bw'Adamu batsinzwe n'urubanza imbere y'Imana. Mu mategeko y'Imana twese tuvuka hatwanditseho yuko we are condemned. Nuvuga ngo duciriweho iteka. Icyo ni icyambere. Ni ibintu biri hanze yacu, ni ibintu biri mu rukiko rw'Imana ko twaciriweho iteka. Nakora neza nakora nabi, ciriweho iteka imbere y'Imana, nandikiye kurimbuka. Icya kabiri, ubunyabyaha bwacu bushingiyeho. Icya kabiri, uretse kuba umuntu wese avuka aciriweho iteka, ariko Bibiliya ivuga yuko tunavuka dufite umutima wanga Imana, cyangwa se nuvuga ngo dufite urubanza rw'ibyaha ariko tukagira na kamere y'ibyaha. Icya mbere twabonye nuko dufite urubanza rw'icyaha. Mene magambo tuvuka duciriweho iteka, bityo urubanza rw'ibyaha ruturiho. Icya kabiri ariko tubona nuko tunafite umutima ukunda ibyaha cyangwa se kamere irarikira ibyaha. Nuvuga ngo umutima wacu n'ibyifurizo yacu byose biri munsi y'ububata bw'icyaha. Mu Itangiriro 6:5 haravuga ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Bene magambo ngo Imana yabonye yuko kwibwira kw'imitima yacu ngo ni kubi gusa iteka ryose. Bene magambo umutima w'umuntu buri gihe uba witeguye gusohora ibibi kuko ari byo biwurimo. Nuvuga ngo rero ubunyabyaha bwacu navuze ko ari rusange. Icyo ni icya mbere, abantu bose n'abanyabyaha mu isi, nta mukiranutsi uhari. Icya kabiri nuko ubunyabyaha bwacu bushingiye ku bintu bibiri. Hari urubanza twakatiwe n'Imana n'amategeko yayo kuva Adamu yacumura, hakaba n'umutima w'icyaha tuvukana utuma natwe dukunda gukora ibyaha. Ibyo ngibyo nizera ko wabaganije ubushize yabivuzeho. Noneho ndagira ngo twibaze, none gukizwa ni iki? Ese umuntu umeze utyo abasha kujya mu ijuru ate? Ese ni gute Imana noneho ituma umuntu agera mu ijuru kandi yaravutse aciriweho iteka, ndetse no mu mutima wiwe harimo gukunda ibyaha no kubikora? Cyane cyane twahereyeho ugiturutse hejuru ku murongo wa 19, nuvuga ngo Abaroma
19 kumanuka, ndagira ngo tukihiremo noneho. Abaroma 3:19 kumanuka, ngo tuzi yuko ibyo amategeko avuga byose abwire abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose batsindwe n'urubanza imbere y'Imana. Ngo tuzi yuko ibyo amategeko avuga byose abibwire abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose batsindwe n'urubanza imbere y'Imana. Kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha. Mu yandi magambo, umunyabyaha wese amategeko y'Imana amukatira urwo gupfa nk'uko nabivuze. None ni gute umuntu akira uru rubanza? Reka mbikira muri ubu buryo nanone. Nuvuga ngo niba Imana igiye gukiza umunyabyaha, igomba gukiza bya bintu bibiri umuntu afiteho ikibazo. Nuvuga ngo niba umuntu ari umunyabyaha kubera ko aciriweho iteka n'Imana n'amategeko yayo, mu yandi magambo twese tuvuka dukatiwe kurimbuka. Nuvuga ngo ni Imana ijya gukiza umunyabyaha, ubwo birayisaba yuko ishaka uburyo uko kurimbuka kuvaho. Icya kabiri, nuvuga ngo gukizwa ni ugukira kurimbuka. Icyo niyo cya mbere. Turibaza umuntu akira kurimbuka cyangwa se akira urwo rubanza rw'ibyaha. Icya kabiri, niba Imana igiye gukiza umunyabyaha, igomba kumukiza umutima wanga Imana umurimo, cyangwa se umutima w'icyaha umurimo, hanyuma akagira umutima ukunda Imana. Nuvuga ngo gukizwa ni ugukira ibyo bintu bibiri, urubanza rw'ibyaha n'imbaraga z'ibyaha. Reka duhere kuri icyo cya mbere. Ese umuntu akira urubanza rw'ibyaha ati? 20 dusomye aha ngaha iravuga ngo ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi bari mu isi bose batsindwe n'urubanza imbere y'Imana. Kuko imbere yayo nta muntu uzatsindishizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha. Mu yandi magambo, umuntu amaze gucumura, urubanza rw'ibyaha rukamuzaho, amategeko Imana yamuhaye: ntukibe, ntugasambane, urajya wumvira Imana, urajya usenga Imana imwe gusa, ntukagire igishushanyo gikubita imbere, ntukavugire izina ryanjye ubusa, urajya wumvira umunsi w'isabato, ntukibe, ntukice, ntugasambane, ntukifuza umugore wundi cyangwa indogobe ye cyangwa itungo rye cyangwa umuja we cyangwa umugaragu we, ntugashinje mugenzi wawe inyoma. Ayo mategeko yose, kongeraho n'andi yose Imana yatanze, kuyubahiriza ngo ntabwo byahesha umunyabyaha gukira rwa rubanza rw'ibyaha. Ngo kubera iki? Kubera yuko ayo mategeko akamaro kayo ari ukumumenyesha ko ari umunyabyaha. Mu yandi magambo, amategeko y'Imana umurimo wayo ni ukutwereka ko twakoze ibyaha, ntabwo ari ukudukiza ibyaha. Ariko nuvuga ngo amategeko ngo atuma abantu bose akanwa kabo kazibwa, bagatsindirwa n'urubanza imbere y'Imana. Imbere yayo nta n'umwe w'intungane uhari. Umurongo wa 21 ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko. Mu yandi magambo ariko ngo noneho hari ubundi buryo umuntu ashobora kuba umukiranutsi cyangwa se gutsindishirizwa. Hari ubundi buryo umuntu yabamo intungane ngo bidashingiye mu kumvira amategeko. Kuko twabonye ko icya mbere, urubanza tuvuka turukatiwe twese, kandi n'amategeko y'Imana akomeza guhamya yuko twayishe, bityo tuma turi abanyabyaha mu maso y'Imana. Rero niyo amategeko adashobora kutugira intungane mu kuyumvira, niba kureka kwiba, kureka gusambana, kureka kubeshya, kureka kwifuza kwawe bitatuma uba intungane mu maso y'Imana, kandi mu ijuru hagomba kujyamo intungane, Bibiliya iravuze ngo hariho ubundi buryo, hariho ukundi gukiranuka kw'Imana. Mu yandi magambo, noneho gukiranuka gukiza umunyabyaha ntabwo ari uk'umuntu, ahubwo ngo ni ukw'Imana. Mu yandi magambo, umunyabyaha kugira ngo akire rwa rubanza rw'ibyaha, agomba kubona gukiranuka kuvuye ku Mana, akaba ariko kumutsindishiriza. Cyangwa se mu yandi magambo, agomba kubona ubutungane butavuye kuri we ahubwo buvuye ku Mana, akaba ariko bubasha kumutsindishiriza imbere y'Imana, cyangwa se bugatuma yemerwa. Reka mbivuga mu magambo wenda y'ikigereranyo. Ni ukuvuga ngo umunyabyaha imbere y'Imana ameze nk'umuntu ubereyemo banki ideni. Ni ukuvuga ngo ayibereyemo ideni rya miliyoni wenda 100, hanyuma agiye gufungwa ndetse n'ibintu bye byose bigurishwe, n'abana be bajyanwe mu bucakara. Noneho uyu munyabyaha kugira ngo akire uru rubanza, ni uko agomba kubona ayo mafaranga yose abereyemo ideni, kongeraho n'inyungu z'ubukererwe. Noneho uyu muntu ngo mu mirimo yose yagerageje gukora, nta na kimwe kigeze kivamo cyabasha kwishyura rya deni afitiye banki. None biravuze ngo none ngo Imana ubwayo nigiye kuzana gukiranuka kuri buze gutsindishiriza wa munyabyaha. Ni nko kuvuga ngo ya banki ubwayo nigiye gushaka amafaranga, nuvuga ngo manager wa banki agiye gushaka amafaranga wa muntu ababereyemo, aya deposit kuri konti ya wa muntu, hanyuma yishyure. Mu yandi magambo, icyo wa muntu yasabwaga imbere ya banki
manager wa banki agiye kuba ari we ugikora, hanyuma yishyurire wa muntu rya deni rya banki yarabereyemo ribe rikuweho. None ngo Imana yo igiye kuzana ngo yeshuye gukiranuka kudaheshwa n'amategeko, cyangwa se kutava mu kumvira amategeko, ahubwo ngo kuva ku Mana. Ngo nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Mu yandi magambo, uko gukiranuka Imana yahishuye, n'ubundi ibyanditswe byera byose, haba biri mu mategeko ndetse n'ibyahanuwe, byose bihamya yuko nta bundi gukiranutsi bushoboka, nta kundi gukiranuka guhari uretse uko nguko Imana yahishuye muri iki gihe muri Kristo, gutuma none umunyabyaha ahagarara imbere y'Imana atsinze urubanza. Uko gukiranuka rero kuva hehe? Kumeze gute? Ni gute umunyabyaha abasha kubona gukiranuka gutuma ahagarara imbere y'Imana, kandi twabonye ko nta mukiranutsi n'umwe uhari ukora neza ntacumure? Uko gukiranuka kurava hehe? Uko gukiranuka kuva ku Mana ni gukiranuka bwoko ki? Umurongo wa 22 ngo niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Ibintu bibiri, icya mbere twabonye ni uko gukiranuka umunyabyaha akeneye kugira ngo ahagarare imbere y'Imana, ngo kurava ku Mana kutari buve mu mategeko. Ni Imana inakumuha, ntagara gukura mu mategeko. Icya kabiri ngo kandi uko gukiranuka ngo umuntu wese wizeye Yesu Kristo araguhabwa. Nani magambo, umuntu wizeye Yesu Kristo ahabwa gukiranuka Imana ikeneye kugira ngo umuntu ahagarare imbere y'Imana, kandi kugahabwa bose nta tandukano. Nta tandukano kubera iki? Kuko bose bakoze ibyaha ntibashyira ubwiza bw'Imana. Nani magambo, nta muntu n'umwe ugukwiriye, nta muntu n'umwe mwiza kuruta undi, bityo rero Imana ijya kugutanga iraguha bose bizeye. Nta munyabyaha mwiza kuruta undi. Niba uri ahangaho utarizera, ntago Hitler ari mubi kukurusha, ndetse nta nubwo umuntu wakoze jenoside ari umunyabyaha kukurusha, nta nubwo umuntu wafashe umwana ku ngufu ari umunyabyaha kukurusha. Ahubwo abanyabyaha bose bakoze ibyaha ntibashyira ubwiza bw'Imana. Nuvuga ngo mwembi muri mu gatebo kamwe, bityo Imana ijya kubagirira imbabazi, iraza kubagirira imbabazi ku rwego rumwe, cyangwa se iraza gushingira ku kintu kimwe. Icyo ashingiyeho ikiza umunyabyaha wishe abantu, agafata ku ngufu, akiba, agasahura, nina kirashingiraho igukiza wowe, nubwo ushobora kuvuga ngo ngenda umwana mwiza, kubera ko mwese mwakoze ibyaha ntimwashyira ubwiza bw'Imana. Icya gatatu ariko, ese ni gute Imana yera iraza gufata umunyabyaha ikamuha gukiranuka ngo ni ukubera ko yizeye Yesu Kristo? Mu yandi magambo, reka mbishyire mu buryo bw'igishushanyo. Imana ni umucamanza, hanyuma reka nafata urugero random muri hano, Nkusi Didas. Ndi kubona wenda ariyo zina riri kubona imbere yanjye. Nkusi Didas yakoze icyaha, ahagaze mu rukiko rw'Imana, hanyuma Imana yicaye imbere n'umucamanza, hari n'abatangabuhamya ndetse n'abamushinja. Abamushinja ni amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana ahagaze hano kumushinja. Nkusi Didas ahagaze imbere y'Imana yambaye umwenda w'ugororwa, Imana yicaye imbere n'ikanzu y'umweru nk'umucamanza. None Bibiliya iravuze ngo Imana ifite uburyo iraza gufata Nkusi Didas w'umunyabyaha ikamugira intungane kubera ko yizeye Yesu Kristo. Ibyo bintu nibyo birivuze, ariko bifite ikibazo. Harimo ikibazo gikomeye. Ikibazo gikomeye ni ikihe? Ikibazo gikomeye turagisanga mu gitabo cy'Imigani cya 17 umurongo wa 15. Imigani 17:15. Nuvango reka mbanze mbibutse iyo scenario dufite kugira ngo mwumve impamvu harimo ikibazo. Ni ukuvuga ngo Nkusi Didas, cyangwa se reka mvuge wenda Bienvenue Mutebutsi, yisha abantu hano i Masaka, afata ku ngufu, ariba, banke zaho arazisahura. None yeho bamwambitse amapingu, ahagaze imbere y'umucamanza. Umucamanza agomba kumukatira kugira ngo aryozwe ibyo yakoze byose. Ndetse hari abashinjacyaha bamuhagaze imbere, aribo ribu, nako ngira ngo ni ribu, n'umushinjacyaha wa leta, bahamya yuko ibyo byaha koko yabikoze, kandi n'amategeko yemeza yuko wakoze ibyo byaha akwiriye gufungwa burundu. None Bibiliya iri kuvuga ngo uwo mucamanza ngo hari uburyo araza gufata Mutebutsi akamugira umwere, akamubwira ngo itahire. Ibyo bintu birimo ikibazo. Imana irakiranuka, irera, umunyabyaha koko ibyaha yabikoze ntago ari kubeshyerwa. None biravuze ngo Imana ngo hari uburyo imugiramo intungane ngo kandi ntacyo akoze. None ibyo bintu bishoboka bite? Ni gute Imana ifata umunyabyaha watsinzwe n'urubanza
ubwo umunyabyaha navuze mutebutse ishyiramo izina ryawe, uhagaze imbere y'Imana ku munsi w'imperuka, ibyaha byawe amategeko ari kubizana, yarabeshye kuri uyu munsi, yarasambanya kuri uyu munsi, yaribye kuri uyu munsi, yarifuje, yararakaye kandi urakareye mwene se n'umwicanyi, yarararikiye, yarebye umukobwa aramwifuza cyangwa abona umusore aramwifuza, yarebye filime z'urukozasoni, yatekereje ibitagira umumaro mu mutima we, yaneguye abandi, yagize ishyari, yagize ubwibone. Ibyo byose amategeko abisutse imbere y'Imana ku munsi w'imperuka. Nawe urahagaze ntabwo ufite ubushobozi bwo kubihakana. None biravuze ngo Imana umucamanza wera ngo aravuze ngo uyu munyabyaha nubwo ibyaha yabikoze ariko nta kibazo, naze tubane. Ibyo bintu birimo ikibazo. Ikibazo ni ikihe rero? Nkuko nabwiye imigani 17:15, imigani 17:15 haravuga ngo uha urubanza babi kandi utsindisha abakiranutsi bombi ni ikizira kuwiteka. Ngo uha urubanza ababi kandi utsindisha abakiranutsi bombi ni ikizira kuwiteka. Ayo magambo ari mu Kinyarwanda cya kera, ariko nagira ngo mbasomere wenda mu Cyongereza hanyuma nya translating cyangwa se nyahindure mwumve uburemere bwayo. Ngo uha urubanza babi kandi unutsindisha abakiranutsi bose ni ikizira kuwiteka. Mu Cyongereza haravuga ngo imigani 17:15, Proverbs 17:15, ngo he who justifies the wicked and he who condemns the righteous are both alike an abomination to the Lord. Ngo umuntu ufata umunyabyaha akamugira intungane ngo ni kimwe n'ufata intungane akayigira umunyabyaha, bombi ni ikizira kuwiteka. Ibyo ndagira ngo mubikire mu mutwe wanyu tugendane mu byumva. Ngo umuntu ufata umunyabyaha ufite ibyaha akamwita intungane, ngo ndetse n'ufata intungane akayita umunyabyaha, ngo bombi they are an abomination, ni ikizira kuwiteka. None aho twasomye Paul yavuze ngo Imana ifata umunyabyaha ikamugira intungane, kandi Bibiliya ivuga mu migani 17:15 ngo umuntu ufata umunyabyaha akamugira intungane ngo abakoze ikizira mu maso y'Imana. None Imana igiye gukora ikintu kizira mu maso yayo, gufata umunyabyaha ikamugira intungane? Icyo ni ikibazo cya mbere twabonye mu buryo Imana igiye gutsindishizaho umunyabyaha. Ikibazo cya kabiri turakibona mu Kuva 34 umurongo waho wa 6. Haravuga ngo Kuva 34 umurongo wa 6, ngo Uwiteka anyura imbere ye arivuga ati, uyu ni Imana igiye kwibwira Mose, ngo Uwiteka anyura imbere ye arivuga ati, Uwiteka Uwiteka Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi, igumanira abantu imbabazi ikageza ku buzukuruza babo bibiha ibihumbi, ibabarira gukendwa n'ibicumuro n'ibyaha, ntitsindishiriza na hato abo gutsindwa, ntitsindishiriza na hato abo gutsindwa. Ngo Imana iri kwibwira Mose yavuze ngo he does not justify those who are guilty, ngo ntabwo ijya ifata umuntu watsinzwe n'urubanza ngo imwite intungane. None Paul mu Baroma 3:24 aravuze ngo Imana ngo hari uburyo yagaragaje igiramo abantu intungane ngo ikabatsindishiriza kandi ari abanyabyaha kubera ko bizeye Yesu Kristo. None Paul aranyuranya n'imigani 17 havuga ko utsindishiza umunyabyaha ari ikizira mu Uwiteka, ndetse yuko Imana itayitsindishiza na hato wo gutsindwa. Nuvuga ngo ni ihe ngingo iraza kuzamo iratuma Imana yera ikiranuka yatanze amategeko ifata umunyabyaha wishe ayo mategeko hanyuma ikamubwira ngo ngwino tubane uri intungane, kandi bireba ko yakoze ibyaha amategeko amushinja? Ni ihe ngingo Imana aza gushingiraho? Iyo ngingo rero niyo tujya gusoma umurongo wa 24. Uravuga ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa. Ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa. Meri magambo ngo ubuntu bw'Imana nibwo buraza gufata umunyabyaha watsinzwe n'urubanza bukamugira intungane ngo abiherewe ubusa ntacyo akoze. Again haracyarimo ikibazo. Nuvuga ngo mbere na mbere twaje kubona yuko kamere y'Imana y'ubuntu, Imana ko ari inyabuntu, ariko igiye kwisunikira kugirira imbabazi wa munyabyaha watsinzwe n'amategeko yayo ikamugira intungane. Ariko nanone harimo ikibazo. Reka twibaze ikibazo ni ikihe? Ibaze wenda
wenda Shema Blaze reka wenda mvuge Shema Blaze nta kibazo arabyumva. Aramutse yinjiye mu rugo iwawe agasanga umuntu amaze kwica ababyeyi be n'abarumuna be n'abakuru be abavandimwe bose agihagaze aho ngaho, hanyuma agahita amufata akamujyana kuri polisi. Yamugeza kuri polisi, yamugeza imbere ya polisi ati dore rwose uyu muntu nsanze amaze kwinjira abantu ndetse n'imbunda aracyayifite, dore ngiyi n'ibimenyetso byose birahari. Hanyuma umunsi w'urubanza wagera, umucamanza akavuga ati rero uyu muntu ibyaha biramuhama koko, ababyeyi bawe yarabishe ndetse n'abavandimwe bawe, akavuga ati ariko kubera ko ngiye mfite umutima w'ubuntu n'imbabazi ndamuretse yigendere. Ese Blaze koko yatekereza ko uwo mucamanza ari bwoko ki? Ese uretse Blaze twebwe turi hano, uwo mucamanza twamwita ko ari mucamanza ki aramutse akoze ikintu nk'icyo ngicyo? Twavuga yuko nawe ari umwicanyi ndetse ko afatanyije n'uwo muntu guhemuka. None Imana kubw'ubuntu bwayo, kuko ari inyabuntu mu mutima wayo n'imbabazi, nicyo giye gutuma ifata umunyabyaha ikamurekura ngo nigendere kandi ibyaha bimuhama. Hari ikindi kintu kiraza kujyamo byanze kunze kugira ngo yitume ubutabera bw'Imana bushoboka ahantu, ngo ahubwo batsindishizwa n'ubuntu bwayo ibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Aha, kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Aha, hagati y'umunyabyaha n'Imana n'amategeko yayo hinjiyemo umuntu wa gatatu. Hagati y'Imana n'umunyabyaha ndetse n'amategeko y'Imana hitambitsemo undi muntu wa gatatu, ngo witwa Yesu Kristo, nawe uje ukora ikindi kintu kiraza gutuma Imana iza kubabarira umunyabyaha akagenda amahoro, ikavuga ngo ni umwere kandi amategeko yayo yayishe. Ngo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Mu yandi magambo, icyo Paul ari kuvuga ni uko ngo uburyo bwonyine Imana ibasha kubabarira umunyabyaha akagaragara nk'intungane mu maso yayo, ngo ni uko haje undi muntu wa gatatu ari we Yesu Kristo. Yarangiza uwo Yesu Kristo akaza mu isi akemera kujya mu cyimbo cya wa munyabyaha, akabaho ubuzima butunganye, akabaho yumvira amategeko yose y'Imana, hanyuma akemera gufata igihano wa munyabyaha yari agiye guhabwa, akagihanwa mu cyimbo cya wa munyabyaha. Ni ukuvuga ngo uyu muntu wa gatatu witambitsemo n'umurimo agiye gukora niwe ugiye kubalansinga icyo nakwita equation, niwe ugiye kubalansinga uyu munzani. Amategeko y'Imana aravuga ngo umunyabyaha akwiriye kurimbuka. Imana yo mu rukundo rwayo ndetse n'ubuntu bwayo ikavuga ngo uyu munyabyaha nshaka kumukiza, kandi Imana ntabwo yakandagira amategeko yayo ngo iyobarire umuntu kandi yayishe. None Yesu araje aravuga ngo okay, kugira ngo bishoboke rero reka noneho ya mategeko yashakaga uwo ahanegewe, ya mategeko yashakaga ko ubutabera busozwa, naze amhana ngiye mu cyimbo cy'umunyabyaha, hanyuma igihano umunyabyaha agomba kuhabwa nge ngihabwe, nimara kugihabwa nkagihanwa mu cyimbo cye, noneho wa munyabyaha araba hanwe muri nge, Imana ibasha kumurekura atahe ariko atisha ubutabera bw'Imana. Mu yandi magambo nuvuga ngo wa munyabyaha wenda twatangiriyeho Mutebutsi yibye yayogoje ibintu hano muri Masaka, yambuye abantu, yagize ati banki yazimaze, hanyuma urubanza rumaze rugezweho, amategeko yamaze kumukatira, kugira ngo abashe gucika urwo rubanza arasabwa miliyoni 100 z'amadolari, kandi naho yazikura hahinduka umugira neza uvuga ati noneho rero uyu munyabyaha Mutebutsi ni mwene wacu. None ayo mafaranga yose ndetse ryo mwaka nemeye ko ngewe mubimbaraho, nimufate izina rye ahantu ryanditse mu rukiko, muri sibe mushyiremo iryanjye, hanyuma ibyo mwamuryozaga byose bari nge mubiryoza. Uko niko Kristo yaje imbere y'Imana kugira ngo yemere kuryozwa ibyo umunyabyaha aryozwa byose ari we wowe. Aravuga ngo ari handitse izina rya Mutebutsi, Mana ari sibe, nuvuga ngo tubare ko imbere y'Imana hari igitabo cy'imirimo cyanditsemo izina Mutebutsi, imbere handitse ijambo condemned, yaciriweho iteka. Kubera iki? Ibyaha bye birakurikira. Nuvuga ngo titre ni Mutebutsi, imbere handitse ko aciriweho iteka, munsi handitsemo ibyaha bye byose kuri list. Yesu aje imbere y'Imana aravuga ngo ngewe rero Mana fata iryo zina rya Mutebutsi urikureho ushyiremo iryanjye, ariko igihano n'ibyaha ubigumisheho. Nuvuga ngo nemere kujya mu cyimbo cye nishyireho ibyaha yakoze ndetse n'igihano cyabyo. Uko niko Kristo ngo yaje kugira ngo acungure umunyabyaha binyuze mu kujya mu cyimbo cy'uwo munyabyaha, akemera guhanwa igihano cy'uwo munyabyaha yaragiye guhanwa.
ibyo ngibyo Bibiliya biduhamiriza muri Yesaya 53 umurongo wa 6. Reka binamere ku wa 5. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyadukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka mushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Ngo Uwiteka amushyiraho. Mene magambo, Kristo ntago yarahagaze imbere y'Imana nk'umunyabyaha wakoze ibyaha, ahubwo yarahagaze imbere y'Imana nk'umunyabyaha wagiye nk'umukiranutsi wagiye mu cyimbo cy'umunyabyaha, hanyuma yajya mu cyimbo cy'umunyabyaha agatenduka umunyabyaha kubera ibyaha by'awo munyabyaha ubwe. Niyo mpamvu Yohana amwita muri Yohana 1:29 ngo dore ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ngo dore nguyu mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Mene magambo, Kristo ahinduka umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, atari uko yavuze ngo Mana yababarira bigendere. Oya, ntago avuga ngo Mana yababarira ibyaha byabo byibagirwa. Oya, aravuga ati ngo Mana nkiraho ibyaha byabo, hanyuma ubimpanire, numara kwimpanira ubareke bigendere. Muri Petero wa 1:3, Petero wa 1:3 umurongo wa 15, reka mere kuri 18. Ngo kuko na Kristo yababarijwe ibyaha by'abantu rimwe, umukiranutsi ababarizwa abakiranirwa, kugira ngo tuyobore ku Mana, amaze kwicwa mu buryo bw'umubiri ariko ahinduwe muzima mu buryo bw'umwuka. Ngo Kristo yababarijwe rimwe, umukiranutsi ababarizwa abakiranirwa. Nuvuga ngo Kristo umukiranutsi ababazwa azira abanyabyaha, ababazwa azira abanyabyaha. Noneho Petero wa mbere 2:24 ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti. Ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we. Mene magambo, Kristo yari ameze, hari umuvandimwe uvuga ngo yari ameze nk'agafuka Imana yasutsemo ibyaha byacu byose, hanyuma ikajya kubijugunya ku musaraba. Uko niko umuririmbyi avuga ngo dore urukundo rwatumye mpfira, ngo ibyaha byanjye bihamba mu mva. Nuvuga ngo Kristo mu mubiri we yikoreye ibyaha byacu kugira ngo cya gihano twagomba guhabwa cyuko turi abanyabyaha kimujyeho, hanyuma twe kibe kituvuyeho. Hanyuma rero muri ubwo buryo Imana ibasha kugirira umunyabyaha imbabazi, ikamutsindishiriza, kandi itishe amategeko yayo. Itishe amategeko yayo. Itayishite, umunyabyaha yahanwe yego, Kristo yahanwe mu cyimbo cy'umunyabyaha. Hanyuma kandi ubuntu bw'Imana bo bwagaragaye kubera yuko yafashe wa munyabyaha wagomba guhanwa, akaba atashye amahoro atsindishirijwe, nyamara igihano cye hari undi cyagiyeho. Murongo 25 ngo n'Imana yashyizeho ko impongano y'uwizera amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe ubwo yabyihanganiraga, kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo, ngo ibikiranuka kandi itsindishiriza uwizeye Yesu. Mu yandi magambo, uyu murimo Kristo akoze ngo ugaragaje gukiranuka kw'Imana. Gute? Iyo Imana iza gutsindishiriza umunyabyaha cyangwa se iza kumureka akagenda nta gihano gitanzwe, yari kuba igaragaje ko nayo ari umufatanyacyaha, yari kubikoza icyaha. Mu yandi magambo, y'Imana itubabarira nta nyishyu y'ibyaha itanzwe, yari kubikoza icyaha kubera yuko utsindishiriza umunyabyaha ari ikizira kuwiteka. Abantu benshi rero bavandimwe bajya bibwira ngo ngewe kubera ko nakoze ibyaha, reka ngende mbwira Imana ngo Mana mbabarira, hanyuma ibyaha byanjye biraza kuvaho. Cyangwa se reka ngende ntanga amaturo n'icyacumi, cyangwa senge cyane, ibyaha biraza kumvaho. Ibyo bintu ntabwo byashobora gukuraho icyaha. Kubera iki? Kubera ko amategeko y'Imana avuga ko akoze icyaha akwiriye gupfa, akwiriye guhanwa. Igihembo cy'ibyaha ni urupfu. Nuvuga ngo ikintu cyonyine cyatuma Imana ikubabarira ibyaha ni uko haboneka undi muntu ufatira ibyaha byawe. Uwo muntu kandi akaba nta byaha bye afite, kubera yuko impumyi ntago yaranata indi, ndetse umunyabyaha ntiyakiza undi. Birasaba ko umuntu aba akiranuka akemera kujya mu cyimbo cyawe, nk'uko kera intama yabaga itunganye yajyaga mu cyimbo cy'umunyabyaha igahinduka igitambo cye. Uku niko Kristo atsindishiriza abanyabyaha binyuze mu kwemera kwitambika hagati y'ubutabera bw'Imana ndetse n'ubuntu bwayo. Hanyuma uwo Kristo
akagibwaho n'ibyaha byawe, akagibwaho n'urubanza rwabyo, hanyuma rwa rubanza rukaba rukuvuyeho rugiye kuri iyo ntungane ariyo Kristo, akabihanirwa. Noneho wowe wakwizera Kristo, wakwicomeka muri Kristo, ikikubaho nicyo birivuga mu Bakorinto ba kabiri 5:21. Iyo umaze kwihana, iyo uhindukiye, usize ubunyabyaha bwawe, usize kwirata kwawe, usize ndetse ubwibone bwawe, ugasiga no gushaka kwikiza kwawe, ahubwo ugahungira kuri Kristo. Iyo wirukanyiye kuri Kristo, aka kanya ndi kuvuga, ukamwizera, ukaba wizeye umurimo yakoze kuko yawukoreye wowe, umva ikintu kibaho. Mu Bakorinto ba kabiri 5:21 ngo kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Mu yandi magambo, kuko Kristo yemeye guhinduka icyaha mu cyimbo cyawe, nkuko yemeye kwishyiraho ubunyabyaha bwawe ku musaraba, ngo iyo nawe mwizeye, Imana ifata ubutungane bwa Kristo ikabukubaraho, ukaba intungane utabikoreye, nkuko na Kristo yabaye umunyabyaha atabikoze. Ni ukuvuga ngo Kristo ntabwo yasabwe gukora akaha na gato kugira ngo agaragare nk'umunyabyaha mu maso y'Imana, ahubwo yemeye kwishyiraho ibyaha byacu. Niko nawe wizeye ntabwo usabwa gukora ikintu kimwe cyo gukiranuka kugira ngo Imana ikubone nk'utunganye, ahubwo ubarwaho ubutungane bwa Kristo bwuzuye, bukaba aribwo bugutsindishiriza. Uko niko Imana ikemura ikibazo cya mbere dufite imbere yayo, cyuko turi abanyabyaha kandi twishe amategeko yayo. Ibikemurite ngo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo, ibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Bene magambo, uwizeye imbere y'Imana ahita ahabwa gutungana kw'Imana, ahita ahabwa gukiranuka kwa Kristo. Uko gukiranuka kwa Kristo ugatuma ahagarara imbere y'Imana nta cyaha Imana imubonaho, nta n'urubanza agifitanye nayo, kubera ko urubanza rwe ruba rwagiye kuri Kristo, ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Icya kabiri ni ukwibaza ngo none se ko wa muntu yari afite ibibazo bibiri imbere. Yari afite ikibazo cy'uko aciriweho iteka, none cyo gucirwaho iteka kivuyeho, kubera ko hari uwemeye gucirwaho iteka mu cyimbo cye, nkuko tubona mu Roma 8:1 ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Nuvuga ngo ageze muri Kristo Yesu, ubwo nta teka giciriweho kubera ko Kristo yishyizeho iryo teka. None se wa mutima w'icyaha wo biragenda bite? Ko birigaragaza yuko umunyabyaha afite ibibazo bibiri. Icya mbere aciriweho iteka, ariko icya kabiri kwibwira ko umutima we n'ibyo atekereza nibi gusa iteka ryose. None biragenda bite ukuri ubunyabyaha bwo umutima we? Ese azajya mu ijuru, azakurwaho urubanza, ariko akomeze kubaho ari umunyabyaha n'ubundi asuzugura Imana? Ese Imana izahanagura ibyaha bye, ariko umutima we hagumya n'ubundi handujwe n'ibyaha? Icyo ngicyo Imana yo iragikemura. Igikemura iti rero, muri Yohana 3:3 niho havuga ngo, Yesu aramusubiza ati, nukuri ndabwira yuko umuntu atabyaho bwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nuvuga ngo uyu munyabyaha Imana irongera ikamubyara. Kubyara ubwa kabiri ni terime ya mbere tubonye aha ngaha. Reka turebe terime ya kabiri biri koresha igaragaza ko Imana ikora umunyabyaha kugira ngo imukize noneho za mbaraga z'ibyaha cyangwa ubwabo batabw'ibyaha. Icya kabiri turakibona mu Efeso 2:4. Efeso 2:4. Ariko Imana ko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. But God, being rich in mercy, has raised us to life with Christ. Nubango yaratuzuye. Nubango yaduhaye ubuzima bushyashya. Ndetse tukabukibona none mu iri terime mu Bakorinto ba 2:5-17. Abakorinto ba 2:5-17 haravuga ngo umuntu wese ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. If anyone is in Christ Jesus, is a new creature. Nubango cyambere Bibiliya byise ngo nukubyarwa na none. Nubango ivuko rya mbere wa muntu yavutsemo ni ivuko ryanduye ry'ibyaha, niyo mpamvu akunda ibyaha bikaba umutima we no mu bitekerezo bye. Ariko aravutse na none. Nubango havutse undi muntu mushyashya, havutse ubundi buzima bushyashya muri we igihe amaze kwizera. Icya kabiri Bibiliya byise ngo nukuzukana na Kristo. Nubango yarapfuye azize ibyaha bye, uko Paul avuga mu Efeso 2:1 ngo namwe yarabazuye abari bupfe muzi ibicumuro byanyu. Nubango yarapfuye azize ibyaha, none Imana yamuzuye. Nubango iyo umuntu akijijwe abazutse, ababonye ubugingo bushya, abahawe umutima mushya ndetse n'umwuka mushya, akaba umuntu mushya, abazutse avuye mu rupfu.
icya gatatu birakise ngo ni uguhinduka icyaremwe gishya cyangwa se kongera kuremwa. Ni ukuvuga ngo Imana yongeye amuremye bwa kabiri, he is a new creation. Ni ukuvuga ngo yongera amurema bushya. Kuremwa kwa mbere yahindutse umunyabyaha, none kuremwa bwa kabiri ahindutse icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo ayo materime yombi, kubyarwa nanone, kuzurwa cyangwa kuremwa bwa kabiri, ni ibintu bigaragaza yuko iyo umuntu Imana imukijije imuha ubuzima bushyashya butandukanye n'ubwa mbere, ku buryo aba ahindutse ikindi kiremwa noneho kigiye guhabwa kumvira Imana mu mutima wacyo. Ni ukuvuga ngo wa mutima yari afite w'icyaha, wa mutima ugomera Imana, Imana iwumukuramo ikawusimbuza umutima mushya, ari wo mutima noneho utangira kumvira Imana. Tubibona ibyo ngibyo muri Ezekiyeli 36 umurongo waho wa 20. Ezekiyeli 36 umurongo waho wa 24 haravuga ngo nuko nzavana mu mahanga mbakoranirize hamwe mbakuye mu bihugu byose, maze nzabageza mu gihugu cyanyu bwite, nzabagezaho amazi meza maze muzatungana, mbakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose, nzabaha n'umutima mushya mbashyiraho umwuka mushya, nzabakuraho umutima ukomeye nk'ibuye mbashyiraho umutima woroshye, kandi nzabashyiraho umwuka wanjye ntume mugendera amateka yanjye mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza. Ni ukuvuga ngo abantu Imana ikijije, icya mbere ngo ibezaho imyanda yabo yose, ariyo twahereyeho kubabarira ibyaha byabo byose. Icya kabiri ariko ngo ibaha umutima mushya ikabakuraho umutima ukomeye nk'ibuye. Ni ukuvuga ngo icyatumaga wa muntu yanga kumvira Imana, icyatumaga arwanya Imana, ni umutima ukomeye nk'ibuye, ni umutima n'ubundi w'urwango, umutima uresista Imana, umutima udashaka Imana. Ariko ngo noneho Imana imukuramo uwo mutima ukomeye nk'ibuye ikamuha umutima mushya, ngo igatuma abasha kugendera mu mategeko yawe. Ntabwo ari utangira kwishakamo, ahubwo ngo niyo ituma abasha kugendera mu by'Imana yategetse. Bavandimwe, umuntu ukijijwe wese ibyo bintu bimubaho. Ni ukuvuga ngo gukizwa rero, cyangwa se kugira ngo umuntu ajye mu ijuru nubwo ari umunyabyaha, hari ibintu bibiri bigomba kumubaho. Icya mbere, ibyaha bye bigomba gukurwaho n'amaraso ya Kristo, hanyuma agahabwa gukiranuka kuzuye kw'Imana. Ni ugukiranuka kutava mu mirimo y'umuntu, ni ugukiranuka kutava muri Mana mbabarira, ni ugukiranuka kutava mu kuzamuka kanyarira, ni ugukiranuka kutava mu kuririmba muri korari, ni ugukiranuka kutava mu kubatizwa, ni ugukiranuka kutava mu kwiyeza umuntu agiye kuryama, ni ugukiranuka kutava mu kwiyeza umuntu agiye gupfa, ni ugukiranuka umuntu abarwaho igihe yizeye Yesu Kristo, kandi kukaba ari kumwe kugeza iteka ryose. Ni ukuvuga ngo uwizeye aba ahawe ku gukiranuka kw'Imana kuva kuri Yesu Kristo, nk'uko Kristo yishyizeho ibyaha by'uwo munyabyaha. Mu yandi magambo, umuntu wizeye imbere y'Imana aba ahindutse intungane, aba ahindutse umukiranutsi. Noneho iyo birivuze ngo muri Yohana nako mu Baroma 4:6 haravuga ngo nk'uko Dawidi yeruye amahirwe y'umuntu w'Imana ibaraho gukiranuka atabeshejwe n'imirimo, ati hahirwa ababarira ibicumuro byabo kandi ibyaha byabo bigatwikirwa, hahirwa umuntu w'iteka atazabaraho icyaha. Bavandimwe, hariho abantu hano ku isi Imana itabaraho icyaha. Wari ubizi ko hariho umuntu hano ku isi Imana itabaraho icyaha? Wari ubizi ko hariho umuntu Imana yita umukiranutsi kandi atabikoreye, atari uko yumviye amategeko yayo, atari uko yiyejeje buri kanya ngo ntunzwe na mbabarira, oya, atari uko yigengesereye ngo ntavugane n'abantu, ahubwo ari umuntu nk'abandi bose, ndetse akora n'ibyaha kubera ko yacyambaye umubiri, ariko kubera yuko gukiranuka kwe kuva kuri Kristo, Imana ikamurebera muri Kristo ikabona n'uwera n'umuziranenge utagaho amaso yayo. Ngo ubwo nibwo buryo bwa mbere Imana ikizaho umuntu, ni ukumukuraho urubanza rw'ibyaha binyuze mu kwizera Yesu Kristo, ahubwo akabarwaho gukiranuka ko hanze kutari muri we, nta cyagukoraho, nta ruhara kugiramo, ahubwo aguhabwa kubw'ubuntu bw'Imana binyuze mu kwizera Yesu Kristo. Icya kabiri nari mvuze, ikibazo umuntu afite nyine ni uko afite umutima w'icyaha wanga Imana, noneho umutima nawo Imana imukijije imukirisha kumwoza, cyangwa se kumubyara ubwa kabiri, cyangwa se kumuzura, cyangwa se kumurema bushya, agahabwa noneho umutima mushya, noneho umutima ubasha gukunda Imana no kumvira amategeko yayo n'ijambo ryayo. Uwo nguwo niwe muntu ukijijwe mu maso y'Imana, niwe muntu uzajya mu ijuru atabiheshejwe n'imirimo ye, atabiheshejwe n'ikindi kintu akora, ahubwo abiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Bikarangira birivuze mu Efeso 2:8 ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo atagira umuntu wirarira, kuko turi Imana n'emirimo myiza muri Yesu Kristo kugira ngo tuyigendere. Mu yandi magambo,
ubuntu bw'Imana nibwo bukiza umunyabyaha binyuze mu kwizera igitambo cya Kristo, bitavuye kuri we cyangwa ku mirimo ye, ngo kugira ngo atagira umuntu ubyirarira, ahubwo bikava ku kwizera Kristo byonyine. So bavandimwe rero ndashoje. Niba hari umuntu wagize ikibazo mu byo navuze, muri ubwo buryo bubiri umuntu apfuye afitemo ikibazo, ko afite urubanza rw'ibyaha ndetse akagira n'umutima w'icyaha, n'uburyo Imana ibimukiza binyuze mu kwizera Yesu Kristo, urubanza rukamuvaho, ndetse no kubyara bwa kabiri umutima mubi ukamuvanwamo. Nimba hari umuntu utabyumvise yambaza. Murakoze. Ubwo ijambo ndisubije Mutebutsi. Murakoze.